Nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe ni Moses guturuka kuri Kigali Bandiseri. Nk'ibisanzwe murabizi ko ducuruza amazu agurishwa ndetse tugacuruza ibibanza tukanakodesha amazu. Niyo mpamvu ubona mpagaze aha ngaha, nicyo cyanzanye. Aha ngaha dufite ibibanza byiza cyane biri kugurishwa ku giciro cyiza cyane, biri Bugesera. Ngira ngo iyo utereye amaso inyuma yanjye urabona ubwitabire bwabyo uburyo bimeze. Ibibanza bimeze nk'ibyahuje abantu kuko uroye ni nka Cyamunara, biri ahantu heza muri quartier nziza yubatse. Murabona ko dufitemo n'ama etage rwose, urabona ko ari ibintu bisobanutse. Ni ahantu waza ugahita uhita wubaka nawe ukapurika. Nyamuneka aha ni mu Bugesera, Ubugesera bwiza ariko bwa hasi, ku buryo wambutse ikiraro gatoya, urabona wambutse ikiraro urakomeza imbere gatoya nk'aho bita kuri Arete. Ibi bibanza ni nk'aho biri kuri kaburimbo kuko inyuma y'aba bantu mubona niho kaburimbo igarukiye. Rero ibibanza ntabwo mbatindira kuri miliyoni 12 n'igice na 13 n'igice. Nyamuneka aha hantu ni nk'i Kigali, ni iminota 10 kuba uvuye i Kigali ugeze aha ngaha cyangwa se 15. Mu by'ukuri reka nkubwire ikintu kimwe, tangira umwaka wibonera bonus. Iyi ni nka bonus. Ubundi ibigo byose umwaka iyo ugiye kurangira usanga habaho ikintu kimeze nka bonus cyangwa iki, ariko ibibanza nakubwira ko watangira umwaka winjoyinga Noheli na bonus, ariko ufite ikibanza cyiza ahantu nk'aha ngaha kandi hashashe. Reka dukomezanye n'abatindiye.